Haya, huyu ni mchezo wa football, mchezo wa soka. Anaingiza pale timu ya Kasima, nasogea pale mbele, anachogeza, anaongeza pale mbele, Agasima. Abafana bagasima bose bakubise buzuye baturutse muri quartier 8, harimo abasaza ndetse n'abakecuru, urunga n'impinja ndetse n'abandi bantu baje kogeza Agasima, baje gufasha Agasima. Gasima karakubise ku munota 25 umukino, comeka bari imbere, Edison defense shakisha bagenzi be, Agasima kubita bare neza, Jimmy piga bare, corner Agasima shakisha ku ruhande rw'ikipe ya Gasima, barakifunganya. Fabrice Rukundi nkara cyarwana na Ejide, mubwira tegera imbere mu gatoya, Agasima baracyagundagurana, Agasima comeka bare, Gasake dizo goal. Kurikiye abagabo b'Ijambo TV, agahinda kishavu, umubabaro ndetse n'abatuye inkambi ya Nyabiheke bamaze kwemeza ko PAM yamaze gucira igabanyuka ry'ibiciro ku funguro cyangwa se imfashanyo yahabwa batuye inkambi ya Nyabiheke. MV zikaba yamaze kugabanuka. Uyu ni nibikora uje kudutangaza ukuntu MV zagabanyutse. Ubwira ibanga akoresheje rero. Nire banga akoresheje kugira ngo ubashe kwinjira mu gifomu. Kuvuga ibintu bitabasha. Uvuga Zeko ako kantu kotuma ufungwa. Ufungishwa niki? Ako katubwira abamarayika ndikona ari kuzamuka kabisa. Abamarayika ni sana kibazo. Muri make ngewe. Ubwo mu yandi magambo nawe urumwe mu basauzi. Oya kugeza ubu ngubu ago nyira umusauzi. Ahubwo aba ba Fideli bana nayo nibwo 2012 bageze. Tubahaye ikaze bakristo bene data. Ese ngo aba ni abamarayika bari kuzamuka. Aba ni abamarayika. Bari kujyaheze. Bari kujya Siyoni. N'abamarayika bari kuzamuka. N'abari sawa nta kintu. Nabera. Kandi ni benshi. Ese aho uko atari gushira hasi bari guturuka he hano? Niyo mpamvu nkubwira ngo mitima yacu ni insengero z'Uwiteka. Sibyo? Niyo mpamvu rero batwereka ati abamarayika bari kuzamuka. Abamarayika bari kuzamuka. Kandi badafite reka nkwereke kuntu ari imibiri y'Uwiteka kandi bikari insengero z'Uwiteka. Ariyo mpamvu nkubwira ngo nanjye ngumane nabo, ngumane abamarayika. None ubishizemo abamarayika urabanyweye. Ese twebwe ko nta bamarayika bari kuzamuka. Abamarayika ntago bazamuka imito bitera ishavu ikindi gatumba inda. Ntago abamarayika bagomba kuzamuka. Uyu munsi rero hano ku bagabo b'Ijambo turi kumwe n'umutumirwa Rafiki guturuka mu mucamo w'Inabiheke. Tuguhaye ikaze. Turakoze cyane. Kuri kubivuga yitwa Dr. Nzaramba Rafiki. Dr. Wiki. Ngende Dr. w'abanyamakuru bavuga ibijyanye na entertainment, bivuga umuziki, imikino, ibintu byinshi. Muri ibyo bintu byose rero nsa nk'umuntu waje kubivura aha ngaho iwacu mu nkambi ya Nyabiheke, kishyira ako kantu ka Dr. Waratumwe cyane nge ndi intumwa. Utubwiye ko uri Scovia w'abanyamakuru. Oya, ndi Dr. w'abanyamakuru, ndi Rafiki, ndi Choga, ndi Double Quick Square. Uri Double Quick Square ari inyibukije. Mva nka imoto. Ndi inshuti y'abadapfa rero. Okay. Ukiraho rero utubwiye ko ari wowe ukuriye. Njye ukuriye urugaga rw'abanyamakuru mu nkambi zose ziri mu Rwanda, haba izaturutse muri Kongo ndetse n'i Burundi ndetse n'izaturutse Sudani ndetse n'ahandi. Sawa. Rero ngiye kuguha content umbwireho amakuru. Ugiye kutubwira amakuru kwigabanywa bya MV. Akira tubwiraho amakuru. Dukore akantu gatoya. Niko nshaka. Tuze gukorera kuyihe nkambi byibuze. Inkambi ya Nyabiheke. Tufata akantu k'amasegonda ngahe. Nako umuntu atakahaye. Uwavuga uko hawe. Oya uko ngewe nuko nsabwa. Oya ngewe nuko nsabwa ntago ari uko cyane se wabikora. Ngewe ninjye mba muri kunsaba ningerewa. Ninjye bugenera ikintu cyo nza kubahereza. Amasegonda 60. Umunota? Ni muke umunota na reka turaza kureba no reka tubikore tugerageze turebe.
Kuna agace gato. Bro, bazana kabisa. Aho wese mfana iki na papi? Papi mufata nka role model wanje gusa nubwo nkora siporo ariko nakora ibindi biganiro nihereza rubanda ubutumwa. Ibi twe tubikora nk'uburyo bwo kwishimisha ntago biratangira gutubyara umusaruro ariko ejo cyangwa ejo bundi turizera ko hari aho bizatugeza. Nta gucika intege. Ubu narinze ngo urasoza uvuga ngo iyo ni Nzaramba mu karere ka Gatsibo Inabiheke. Oya. Niyo mpamvu nagashyizemo ako kantu. Uyu munsi wa gatanu mutagatifu arega. Ni wa gatanu mutagatifu. Wa gatanu tugomba kumva ko ari wa gatanu muzima kuri twese. Usobanuye iki kuri wowe? Wa gatanu uwibyishimo kuri njyewe sinzi uri kubibona. Naje nambaye ibara rimwe umweru n'umuhondo. Umweru n'umuhondo ni ibara risobanuye iki ku buzima bwawe? Ni ibyishimo kuri njyewe. Ni ibyishimo. Mbese mu yandi magambo umweru n'umuhondo bisobanuye ibyishimo. Cyane. Okay. Rero nk'umunyamakuru uhagarariye abandi Dogiteri man mu nkambi zose ni dogiteri. Ni dogiteri. Ugiye kutubwira ubundi itangazamakuru waritangiye ryari? Itangazamakuru naritangiye mbere gato ya Guma zigitangira murabizi muri 2010 2015. Urumva rero ko kandi coga yagiye muri Guma. Urumva ko ari cyo gihe twe twavaga ahangaha nta ntara ntagezemo ndi kumwe na Guma. Sometime ugasanga na class ari ukuyikarota kazamara nk'icyumweru waragiye nk'Inyanza bakubitirayo kwitegura amatike kuzagaruka makarasi ugasanga ari ibintu nyine niyo mpamvu byo natangiye ibijyanye n'itangazamakuru kera cyane. Ubundi muri segondere uvuze ko watangiye itangazamakuru kera. Muri segondere wize iki? Nize indimi n'ubuvanganzo. Ariko nyuma yaho nza gukora andi ma short course menshi cyane nize electricity. Horaho n'iby'itangazamakuru gatoya. Mbanza kubireka rero nza kwiga ibijyanye n'imibanire y'abantu n'abandi. Okay. Utubwiye ko wize indimi n'ubuvanganzo. Ese wabarize icyongereza n'igifaransa n'ibiswahili n'ibindi dusobanure nk'abantu badukurikiye babashe kumenya ibyo wize ngo nibi? Ngiye nize literature, Giswahili ndetse n'ikinyarwanda. Wize Giswahili. Kandi inkomoko yawe ni muri Kongo. Yes. Ibyo ari byo byose wavuye muri Kongo ufite imyaka ingahe? Muri Kongo navuyeyo 2007 navuye 2007. Utangiye kuvangamo n'Udufaransa ugashyiramo ni inkomoko yo mu rugo nyine arumbajije. Gushyiramo agafaransa rero numva atari igitangaza. Bakurikiye abagabo b'Ijambo TV bavuga igifaransa bazandike muri comment hasi tuzashyiramo akandi kantu ka comment cy'igifaransa. Abo tuzakora ikiganiro mu gifaransa. Nta kibazo pe. Vuze kute abagabo b'Ijambo TV? Oui. Ibyo bisobanuye iki? Iyo mvuze ngo vuze kute? Nakubwiye ngo abamarayika bari kuzamuka reka mbanze nsomeho gake. Iyo mvuze ngo oya mvuze ngo uvuze kute? Icyo bishatse kuvuga rero wenda n'abadukurikiye baza kubyumva icyo dushatse kuvuga turavuze ngo muri kumva abagabo b'Ijambo TV. Papa urangije aragafashe ako yagatoye man. No mugabo cyane. Igifaransa ndakwemeye none. Igifaransa bari gake ariko tuzakora n'ibindi biganiro wenda. Bana niduhereza ubuzima. Niduhereza abandi bamarayika. Oya nta kibazo. Abandi bamarayika bakomeze bazamuke. Nakubwiye ngo imibiri yacu imitima yacu n'insengero z'Uwiteka. Yego. Rero kuva ugeze hano mu nkambi ya Nyabiheke wahageze 2007 urumva uhamaze. Oya ntago nageze 2007. Wavuye muri Kongo 2007. 2007 uwo mwaka wose naho maze muri transit ya Nkamira. Yego. Bamwe babaga Icyangugu abenshi tubana amaha. Yewe nabaga rero muri Nkamira ubu ni mu karere ka Rubavu. Umurenge wa Kanzenze ndakeka. Kanzenze cyangwa Nyakiriba? Kanzenze. Nyakiriba ntago ari umurenge. Kanzenze. Nyakiriba ni iki? Nyakiriba nta gace ariko ntago ari umurenge. Ni umurenge papa. Umurenge wa Nyakiriba. Ni umurenge wa Nyakiriba abadukurikiranye baze kubiba. Nibuze kudufasha ntajye maheruka kera 2008. Aba umurenge wa Kanzenze Gisenyi narahigiye imyaka 4.
ene nahabaye imyaka 4 yose. Ubwo rero ntabwo nkosoye uramfashije uranyibukije hashize kera. Yaba narahize nkaba mbikoze nabi. Nanjye buri ubu nkosoye ariko nakuvuga ko nta kantu kari gaciyemo. Twakwikomerera. Okay. Ubwo urumva 2008 nibwo warugeze muri Nyabiheke. Yego. Waje mu basauza. Nari ndi umusauza mu nkambi. Kuba jetari ya 2012 sicyo gihe nahageze. Reka tumuhereze ikaze ko wabonye igifomo 2012 tuguhaye ikaze. Nari umunyarwanda ngewe. Wari umunyarwanda. Ngewe 2012 byageze naje mbere nzangiye nyine ntari kumwe n'ababyeyi. Igihe bazerera abari cyo gihe mfata umwanzuro wo kwibaruza. Ari inkorokoro muri make. Nari inkorokoro ariko mu yandi magambo twumvishe ko ufite ikindi gitabo cy'amakuru ugomba kutubwira. Nari umutarya. Ari umutarya. Wabaye iyo myaka yose utarya. Nabayeho ntarya kabisa. Rero Nzaramba Rafiki aka Docteur w'abanyamakuru bose bo mu nkambi. Ubu ngo rero ufite ikibazo nshaka kukubaza cyane. Umutipe witwa Muchoma uramuzi? Muchoma wagiye hanze muname. Igira ijambo rimwe umuvuga. Muchoma no muvandimwe no umuntu wakundaga entertainment. Muchoma ndamuzi. Twize ku kigo kimwe gusa nigajye inyuma ye. Nigeze gusibira twariganaga ndasibira. Arakomeza. Nasibiye imyaka 2 nyabyibuka muri Orevo. Ariko utitaye kuba guca intege barakomeza. Gusa ariko Muchoma arafite ubwenge. Muchoma twajyanaga muri abo maguma yose. Ndamuzi yafanaga Dream Boys. Nanjye nafanaga Christopher. Niwe wari ukuriye bisi ya Christopher rero ndamwemera. Amahoro n'imigisha biva ku Mana bibane nawe. Muchoma rero namubwira no muvandimwe. Naho Imana imuhereza ubuzima buzima. Nta kindi kintu navuga. Imana yagwaye ibyo ngibyo ikaguhereza ubwenge iterambere ubifite. Ese ubundi Muchoma uvuze ko yari inshuti yawe mwabanye yari umufana wa Dream Boys ubu ngubu akaba yaragiye hanze. Ako Muchoma muri kumbaza ni mico myiza Steven. Yego. Nuwo niwe ndi kukubaza. Okay. Nyuma yuko agiye hanze muravugana? Muchoma ntago ari cyane kuvugana nawe urabibona hano mu nkambi tuba twihiringa kubona umwanya ntekereza ko ari igihe kiba kitagomba kuboneka cyane kuri twebwe ndetse nabo. Ntekereza ko ari gushakisha byinshi mu buryo kwiadapt iyo yagiye. Ntago tuvugana kabisa, ntago nakubeshya ngo turavugana. Okay, ntago muvugana. Okay. Ubundi mu buzima busanzwe umuziki Muchoma. Muchoma? Ni umusore ugira urwenya, umusore wirabura. Are na Fidel ninde wirabura cyane? Muchoma arandusha. Muchoma arusha Fidel. Muchoma ikindi kintu agakunda inkumi ziri hiti. Icyo kintu nziho Muchoma. Muchoma akunda inkumi ziri hiti. Iyo bavuye kuri hiti ntimwavugana. Bavuye kuri hiti Muchoma ntago muvugana kabisa. Mbese akunda abantu bagezweho tu. Okay. Ubundi ubona life yo mu nkambi ya kera uburyo urubyiruko rwari rubayeho. Tubwiye ko uri umunyamakuru turakubaza nyine nk'umunyamakuru. Ubona urubyiruko rwa kera uko rwari rubayeho 2015 na 6 gutyo kumanura na 4 na 3. Ubona kera ko bari bameze n'ubu ngubu. Ese imico yabo itandukaniye he? Mani ibintu byarahindutse kabisa. Kera habaga urukundo, kera habaga ibyishimo ku buryo wabonaga nk'igiceri cy'ijana. Sindi kuvuga ibyo utazi, ndavuga ibintu byose. Wabonaga igiceri cy'ijana uko wareba inshuti yawe cyangwa se n'undi muntu ubonye kuri sare mukamwajyana muri filime. Ariko ubu ngubu umujene arabona ibiceri bikeya akumva ko yakwicara byibuze mu kabari akaba cyangwa se n'ahandi hantu akaba yanywa byeri n'icyesa akaba yayimara ariko akwishimira ko ajya gutoragura bya bijenje. Urumva rero life y'ubu ngubu n'iya kera biratandukanye. Urumva mbese nta rukundo rukihaba. Nta rukundo watobaga super deep mukamwayisangira mu mwese buri muntu. Cyangwa se ukayigura buri wese ukamuzingira itabiri. Ukamuzingira agatabi cyari ukuntu twayikururaga turi ku ishuri umuntu akaba afite agatabi ka super deep. Ariko ubu ngubu umujene byibuze wapi. Ugeze ku ishuri numva mfite ibibazo byinshi nshaka kukubaza ariko
reka nze nk'ubigabanyaho ndakubaza nk'ibibazo 300 cya 10 cyacu. None se ubundi ukiba ku ishuri uri umuntu uzwi cyane mu nkambi, nta muntu utakuzi kabisa. Ese nakaye kantu wigeze gukora ukumva urasebye mu kigo cyose ukaba ati none ndasebye pe? ahantu byigeze kubaho igihe kimwe narindi bari turi ku ishuri ndi kumwe na bagenzi banjye dufatanya gahunda ko turi bujye kunywa biya nyine turi bujye kunywa amabiya tugiye mugenzi wanjye twari turi kumwe noneho Metresse aramufata niko kantu navuze ati ndasebye kabisa. Gufatwa n'umugore, gufatwa na Metresse bivuga umugore gufatwa na Metresse ntafatwe na Messi kandi aba Metresse baba babyibushye. Nanjye mbibonye rero ko numvishe nsebye nanjye nahise ngaruka ugitoro kwita ugaruka mutangaruka. Ese urabona iminsi yose umaze mu nkambi winjiye mu nkambi 2008 nibwo wabonye jeto nawe? Oya nje 2007 yarayizanye. Waje uyifite wari ukuye nkambi 2007 ura 2007 naciye la Coroniche ara kuri Bodangari. Oya birumvikana. Urabona kuva 2007 kugeza n'ubu ngubu ndatekereza ko ufite abantu benshi bari inshuti zawe bagiye hanze. Ese hari ikintu bari bakumarira basi? Ndashimira cyane mushiti wanje witwa Gakima. Gakima uramuzi? Gakima niyo nayo dufitanye amateka. Buriya Gakima niwe muntu wa mbere buriya bagwaye dolari. Gakima muri isaha ndamwemera cyane. Tena nkongera ngashimira ndi mupeti mwari muturanye twitaga Rukundo Nzovu. Harya yabaga Mungu wa Gashema. Mungu wa Gashema nawe salute ndamushimira cyane. Nabo bantu babiri ndi gushimira cyane. Abo bantu babiri ko nanjye twari tubahuriyeho twari inshuti urugira nimero zabo ukabutarazi mpamwe. Oya muri bose nta muntu ngira nomero yo sibye Gakima gusa. Kongera ngashimira. None se uwo ngo wundi umushimiye gute kandi utagira nimero? Nde? Yigeze kumuha Nzovu. Rukundo Nzovu. Oya turaganira messenger nta kibazo turaganira. Nta kibazo kabisa. Undi waro mwibagiye. Undi muntu wa nawe namwibagira. Undi muntu wa nyuma. Undi mwana w'umukobwa ntabwo yari inshuti yanjye cyane ariko n'umuntu nashimira kuba yarageze muri Amerika. Nuzi bamwita Merci mwamuturanye. Merci. Bakwamvuna abandi rero. Oya. Ese yitwaga Jean Pierre. Wabagaga ku isoko nawe ndamushimiye cyane peace and love. Naho bantu batatu nshimira muri Amerika yose. Azo ngira gusa ndashimira n'abandi bariyo. Ariko abo bantu ndabashimiye cyane. Nabushimiye muri Amerika yose. Abandi n'abantu bakuru n'abasaza n'abakecuru ndumva batajya muri joke twa turimo wenda nk'ahangaha. Okay. Abo bantu ko ari batatu nirwo rubyiruko n'ubundi nene nakubajije inshuti zawe z'urubyiruko zaba zarageze icyo zikumane. Rega no mu zindi inshuti harimo inshuti nyinshi z'urubyiruko ariko atari necessary kuvugira kuri kamera. Batabikunda. Batabikunda muri make ariko nabasuhuje bose. Wabasuhuje. Rero urabona muri iyi minsi turimo abantu benshi mu nkambi urabizi ko bari kugenda muri Kongo bagiye kurwana. Bagiye muri za M23 bakajya muri za twirwaneho. Ese wowe ubu ngubu ikibazo cy'amasiko wagwa miliyoni 50 ngo uhitemo kujya muri Kongo uri kumva ugende n'izo miliyoni 50 baziguhaye banagutegera ugende ugereye urumva, cyangwa se ugende ujye muri Amerika nta n'igiceri cy'icumi ufite ariko ujye muri Amerika nta nzu ufiteyo nta kintu na kimwe ufiteyo wahitamo iki? Ni ukuvuga ngo sinzi icyo kibazo nimba wakimbajije neza ariko uko nacyumvishije kujya muri Amerika nzi neza ko hari abantu bajyayo byanze pe ntago nakoresha indi nyita ariko babaye ukundi turabyumva wenda bamwe twarababonye bagarutse kuko ngenze umunyamerika mani wavuye muri Amerika ageze aracikira mani no kubona y'ubushera bibindi ntago ari ukubasebye ariko uwo muntu uzamukenera azambwire nge nzamumwereka ntungaruze mani
ntungaruze w'umunyamerika ni umunyamerika arimo atari umufaransa ariko ngewe uwo muntu naramubonye ndavuga ati biratangaje. Uzi ko abafaransa ntanakoresha ubukwe. Uzi ko abafaransa barusha abanyamerika amafaranga? Ntago ndi kureba ku biciro by'amakofi yabo ariko ndakubwira ngewe ibyo nzi. Ndakubwira ibyo nzi akaba arumbaje rero haruguru naribagirwa. Baburo bushera. Ndeko ntaribagirwa naho cye gihugu cyanjye ntago nakima amaboko ndetse n'ingufu ndetse n'amaraso. Aha ngaho ndamutse mbonye inzira. Inzira buri nabuze inzira ahubwo se hari iyo wabuzi wowe? Inzira? Kwiharira ntago uzabona bari kugenda? Ntabo nzi kabisa. Ntabo nzi. None uri umunyamakuru, uri docteur w'abanyamakuru gute kandi aya makuru utayafite? Erega buriya dogiteri afashwa n'abanasi bamuzanira iki abarwayi. Mfasha nkawe rero tuze gukomeza tujyane. Abarwayi ni inzira. Nakomeza tukajya ganira nta kibazo. Ikindi warumbajije kuri zira miliyoni 50 koko hari ababaye bari kujya atari kwa mufano cyangwa se urugero. Natekereza ko buri muntu wese yakwishimira kujya mu gihugu cye, sibyo? Igihugu cy'isezerano cy'amavuko kwa sekuru nase. Hari umuntu nigeze mubaza icyo kibazo aransubiza ngo yakwemera akajya muri Amerika niyo yaba nta n'igiceri afite, ngo kubera ko n'ubundi za miliyoni 50 ngo azigeze muri Kongo ngo batera ibombe rimwe ngo zigashira. Uri kumva nyine anyumvisha ko nyine nta mutekano. Ese wowe urumva wagenda ahantu hadafite umutekano ngo nuko ari wanyu? Uwo muntu rero ntago ari ngewe nta nubwo ari nawe. Ngewe nakubwiye amarangamutima yanjye najyayo ahubwo mbura inzira. Ubura inzira? Nyaboneka abantu bafite inzira, Rafiki nimero yiwe turayigira, nta muntu utayigira hano. Urebe n'undi wabaza mumuhamagare mumwereke inzira, ndabizi ko inzira zihari. Ariko byaba byiza buriya tujyanye biryoha bisangiye. Oya n'uwana kumva afite iyo gahunda ngewe y'inzira azanyandikire kuri IG yanjye nitwa Rafiki Busheja, Facebook nitwa Rafiki Busheja, na YouTube yanjye nitwa ugira YouTube doctor? ndayifite YouTube yanjye ariko sinzi ko nawe ngiye kwamariza ku bagabo b'ijambo gusa bampaye umwanya. Nibyo hasi turakurwanya. Yitwa Rafiki Nyabiheke Kempo. Rafiki Nyabiheke Kempo. Abantu bagende bakore subscribe. Banarebeho n'amavideo. Ntago nayizi kugira channel ariko ndayifite. Nuguhita tubire mugabo w'ijambo naturebere atubwire. Yirebe tubwire ibyaye. Ako Rafi nakaye kantu uzi ko nawe uzwiho mu nkanda? Yitwa Rafiki Nyabiheke Kempo. Akantu uzwiho rero, akantu nyine nawe uzi neza kuzwiho. Ni nkuko nabikubwiye ni by'itangazamakuru ndetse no kogeza imipira. Umupira ndawogeza 90 igatoboka. Mugabo ejo reka nkubaze. Nayibonye kabisa. Ifite abasabu bangahe? Ndabona hari umuntu witwa Ndayumukara. Ndayumukara mubonye? Ndayumukara ni Ndayumukara ni umujene utuye hano mu Gatoma. Twigeze gukorana ikiganiro. Icyo gihe nari mvuye mu kazi nakoraga muri Save the Children. Muri Save the Children tuza gukorana ikiganiro rero. Ariko nza ugafata ukaganiro nkagira gatoya nkashyira kuri YouTube gusa ndi kugerageza ndiye ko YouTube yanjye yabaye open ku buryo najya mfata link nkasharinga abandi ariko sinakomeza kubikurikirana bitewe nuko hajemo izindi mpamvu ntapfa kuvugira hano kuri mikoro cyangwa se hano kuri kamera. Okay. Ariko hariho video mbo kamende ubu ntacyo. Mfite hindi. Cyo cyo mugabo w'ijambo ari kuyireba video. Wayibonye? Mfite hindi 90% bose bagiye muri Amerika. Indi YouTube ariko hari numwe gazo umva se ndi kuvuga. Nta numwe. Okay. Canada gutyo. Okay, no ikintu nshaka kukubaza. Nka docteur w'abanyamakuru mu nkambi. Ese ubona itangazamakuru rihagaze gute mu nkambi? Inkambi utuyemo. Itangazamakuru riri kwiyubaka. Mereye ku bagabo b'Ijambo TV ndetse n'andi ma TV tuzi hano iwacu ndetse n'abandi n'urundi rubyiruko ruri kugenda rurahura ubwenge hirya no hino
nyuma bakaza gukora ibintu bifite imbaraga. Ntabwo nari nzi ko buriya bana nayo Fidel yakora itangazamakuru, ko nari muzi ari umuntu witinya cyane, ariko urabona ko ari open ajya kuri kamera. Yaritinyaga none aritinyutse. ubwo muri make ndigiti Atinya kwitabira sheri kuri atinya kumwitaba rukaro ni ushake rushye. Igitangaje rero nuko baba bafite benshi. Oya aho ngaho namwitabira kuri kamera. icyo nakubwira cyo kuri iyo ngingo ni bro wanjye man. Ni bro ni Gasongo man. Ni muri umuntu wanjye umva karimbo bita ngo Gasongo, mbona urakazi. Urakazi tukaririmbe mwakandirimbe. Ariko abamarayika ari kugabanya. Nge Rafiki ya nta kibazo. Rafiki nge tumesera ushari ku ruhande. Rafiki nge mufitiye ikibazo kimwe. Rafiki yatubwiye ko ari umunyamakuru, kandi buri umunyamakuru ni umuntu utekerereza abantu cyane. Urumva uyu munyamakuru utekereza abantu, ahubwo wumva ibivuye mu bantu akabiha. hari n'igihe ubatekerereza, tuvuga urugero ukavuga ati aha hantu ibintu byakaye bimeze gutya na gutya, kubera ko nyine ubu umaze kugira uri umuntu ufite ubushobozi buri hejuru. Ubushishozi. Rero ikibazo ngufitiye, tubana hano mu nkambi ya Nyabeke twese. Urubyiruko rwa Nyabeke uraruzi cyane, kandi nawe uri urubyiruko. Ni iki n'ikihe kintu ubona cyakorwa kugira ngo urubyiruko rwose rwo mu nkambi nyine, sibyo, rwumve ko rushobora kuzavamo abagabo bazima? Kuko ubu ngubu nyine hari abantu nyine ubona bagenda, abantu bose babona bari mu murongo umwe. Hari abo ubona bari kugenda biguru ntege, abandi ukabona nyine bari kugenda nabi cyane. Ni ikihe kintu ubona cyakorwa kugira ngo abantu bose bumve ibintu kimwe, bumve ko ari imbaraga z'igihugu cyabo cy'ejo hazaza? Icyo kibazo cyawe rero gisa ari ikibazo kiri gukwepa gica ku ruhande gutya, ariko cyo nshatse kuvuga ku rubyiruko. Urubyiruko hano iwacu mu nkambi n'abajene uri kubona bari kwiteza imbere. Hari abiteza imbere. Oya n'abajene bari kwiteza imbere. Umva reka wica ku ruhande tuvugisha ukuri. Reka mubwire tuvugisha ukuri. Oya reka ukuntu wongera nabyumvishije uri kumva. Urabizi ko nta nzu ibura ikigoryi. Rero yakubaje ngo ese hari abantu bari mu nzira y'amajyambere. Urabyemera, ariko hari abandi banze gukora imirimo, urumva, babuze n'icyo bakora, bahora gusa bagendagenda. None se nk'uwo muntu ubona afite ejo hazaza hazima? ubona cyangwa niki cyakorwa kugira ngo najye mu murongo wabo ngabo bafite amajyambere? Utumviye se na nyina hari ibindi azumvira. Ariko icyo nshatse kuvuga ngewe, wenda ndasa nk'uri kuvuga ndi kurambura. Ari iwacu hari abajene bafite amafaranga ku buryo bugaragara, hari n'abifuza kuyakorera. Ariko ntagiye kure yawe nk'ibyo ushaka kugira ngo nkubwire, hari abandi ntabyo nshaka kumbwira, nshaka gusobanurira. Ukabwire rubanda. Hari abadashaka gukora, sibyo? Abo ngabo barazwi n'imibereho yabo irazwi, sibyo? Hari umujene buno utawusanga muri telefone ye nta koro zirenga, barenza bagakabya koro zikagera muri 200 ku bantu batandukanye. Mani wansapotinze ko bimeze gutya bimeze bitya. Reka twe kuvuga wenda ngo uri hanze, ni hano imbere mu gihugu turimo twahungiyemo nk'impunzi, ati wansapotinze gutya bimeze nabi, ari kumva. Ariko hari n'abandi bajene barenze urwo rwego, avuga ati wapi nanjye iki ngiki nakikorera. Ubusabo ntago bazwi. Abo nibo bagenzi bacu wenda bageze hanze, bagize amahirwe yo kugerayo, babonye n'imbaraga zo gukora, bafata umwanya bakavuga ati byibuze na supporting ukora kurusha udakora, sibyo? Ako wemera ko hari abantu batunzwe no gusaba? Batunzwe no gusaba? Abagize amahirwe wenda barabikoze birabahira, ariko nge ntawe nzi. Ntago nakwemeza ibyo ntazi. Ahubwo se uramuzi? Ngewe nzi umuntu umwe utunzwe. Bwira abaturage arabyihana. Abyihane kandi ni ukuvugira muri rusange. Reka mvuge kintu. Hari abantu bafite amaboko abiri, bafite amaguru abiri, ariko bumva batakora. Nkuko wabivuzeho uri dogiteri w'abanyamakuru, urabizi ko nyine nubwo ibi bintu utabona umuntu uguhemba, ariko urabizi ko bibamo amafaranga.
ariko sinzi niba mubona hano iwacu nta muntu ukivuga ati mani wampaye desa zifege 100 buno biri gucika ubona ko urubyiruko rwose rero ruri gutangira gufata umurongo wo bati urebye ndikorera menye ahazaza hanjye sorry narwaye umutwe gatoya ariko ntabwo bituma tutaganira ariko rero urumva hari abantu batunzwe no gusaba man hari abantu batunzwe no gusaba akareba amatarika agahera kuri nimero ya mbere ahamagara mbana nayo wampaye 500 mashaye wampaye 1000 mbona imba mpamagana 2 agahamagara ugasanga ahere kuri nimero ya mbere agejeje ku ya nyuma sibyo aho ngaho 7 bamwita byabonye 3 urumva rero ugasanga uwo ikimutunze ni ugusaba gusa kandi akaba umuntu wo kwicara gusa akaba no kuvuga ngo akaba kwicara abo bantu ntago mpakana ko nyine byashoboka ko batabaho nkuko wabivuze wenda wabivuze nawe hari ubundi buryo wabibonyemo nk'ijisho ryawe nawe ndabona waratangiye kwinjira mu mwuga w'itangazamakuru kandi nk'umuntu umaze wowe mu nkambi kuva ryari 2007 kabisa wavuye Kamembe wowe uri umuryanjana okay twikomereze nta kari gaciye ni umuki umuryanjana arye injanga muzita gute ruguru mwene waje shaka bucungu twikomereze rero bijyanye n'ibyo warumbajije rero subiramo neza ikibazo ariko ni nkaho wavuze nukuri bakuzanira undi mu marayika oya subiramo ikintu nashaka kukubwira hari urubyiruko hano mu nkambi ya Nyabeke babayeho basaba ibyo ndabivuga ndabizi kandi n'abanyamerika bari hano baze kumbwira niba nabesha hari umuntu ashobora kwakira ko ruzirenga 5 ngo nabuze isukari ngo nabuze amavuta nabuze ibiki nabuze ibi nibi ugasanga ahorana ibibazo bidashira njye hari umuntu umwe nzi pe ntawe ngiye kuvuga ahora ampamagara buri munsi akwitiranya n'abanyamerika oya atanyitiranya nabo ahubwo anyaka amafaranga gusa kugusubiza biri bujye bingora gusa igitangaje ugasanga ni wa muntu udashobora no kuvuga ati udashobora kuvuga ngo byibuze nigeze kumwe ati hari akazi nabonye ngwino uje kugakora arambwira ati kari akazi kagoye kuri sinagashobora uri kumva ahubwo agashaka ngo ugende ukore nurangiza umuha ibyo 5 umuha 10 umuhe 20 anyurwe nayo ngayo akumva ko atabasha guhaguruka ngo ajye gukorera 2,000 bye ku munsi abikorera rayi 60 urumva kandi ari umusiribateri ari umusiribateri man ari umusiribateri ukibaza ngo umuntu nk'uwo nguwo ahubwo se ako kazi asaba ari bwishure oya ako kazi wakarangira urubyiruko ruri aha hanze iwacu mu nkambi bivuga ngo uwo muntu yarabyanze yabaye umwe sibyo ariko niba babiri ndatekereza ko bose batazatekereza kimwe hari opportunity nyinshi ziba zihari z'akazi ariko ugasanga wenda ukarangiye ntago akifuza urumva ariko nshimire wenda tukiri aho ngaho uvuze iby'akazi adushimire Eritiye yatubereye urubyiruko uramureba Eritiye yaradufashije cyane twese uburyo kuduhereza amarinki yo kwa applying akazi ahantu akazi kabonetse Eritiye yaradufashije sinzi ko tuzabona n'umuyobozi nka rubyiruko nka Eritiye wenda yabaye short time ariko Eritiye ni umuntu wanagisha inama akaba yayikugira ku bijyanye n'imikorere umaze kumva ugiye kuba down mu mitekerereze yawe ukamwegera nta n'ikiguzi Eritiye abahari pe abari free abahari ubonera umwanya rero nkuko wari umaze kubivuga ati wowe warangiye umuntu ntukigisha umuntu kugira ute uko barya ifi ahubwo uzamwigisha ko bagira bate bayiroba wowe uzamureke iyo icyo kintu wamuhaga wowe ubwawe ubwira ati cya kintu narakibuze bitewe n'ibi cyakora yuko ribi wari kugera kuri iki ushaka kurya ibihiye rero aronkeya uwo ntago ngenzi ushaka kurya ibihiye ngewe ibyo ntago nzamwitaho ntago nzamureba ushaka kurya ibihiye azabikorera abiteke bishye
abiteye kuko ashaka. Aho umuntu uzavuga ati rangiye guhamagara buriya umunyamerika uzafasha umuntu azi neza muri quartier ko uko yamusize nta mpinduka zabayeho. Bibaho cyane. Bibaho. Bagabo Ijambo TV kuri comment baze kutubwira. Bibaho cyane. Batangiye kuguhamagara fiance. Oya, uyu ni mama. Ntabwo mubeshya ni mama. Afite umudamu n'abana. Ni mama uri kumamagara. Ufite gahunda ariko nimva mu kiganiro ndamuhamagara nta kibazo. Oya nta kibazo. Okay. Iyo nakubwiraga rero ikintu cya mbere cyose kizava mu biganza by'umuntu. Uru rubyiruko rero dufata mu mifuka tugatera pogeti tukagira ute nta terambere tuzageraho. Ahubwo icyiza ni ugufatanya mu bitekerezo. Akazi wakabonye ukambwira, akazi kanaka yakabonye akambwira nanjye nkamubwira tugafatanya. Yes. Okay, nk'umunyamakuru ukuriye abandi mu nkambi. Tubwira abastari batanu uzi mu nkambi. Utubwire n'icyo baziho. Abastari batanu babaye mu abantu uzi batanu. Ubu se cyangwa nahashize? Reka duhere ubu ngubu. Abastari batanu. Ya nakwigira uwa mbere mu bijyanye n'itangazamakuru. Nyine wowe uhagarariye abandi. Wowe wavuye. Oya yumbashye kuriya. Nakwirirwa mvuga byinshi nka cya gikeri cyatanze imirizo ngo kikiyibagirwa. Niyo mpamvu nari nihereye. Wihereye. No kuvuga ngo abastari batanu. Iyo wihereho ntari butubwire batandatu. Oya nta kibazo. Batanu. Ubwo nimba njye ntarimo nashyiramo coach wa Gasima Bosco Crasco. Bosco uzabivuga n'icyazwiho. Azwi muri football. Yego. Nicyo kimugira nicyo mugira umustar rero ni umuntu wakinnye Umurenge Kagame Cup ku nshuro zigera kuri 6 kandi abanza mu kibuga. Agasoza match buriya wenda n'utundi tuntu mamutaza ariko n'izindi nguni za entertainment. Icya kabiri umukomando ushaje se Karinda Imigozi buriya twamushyiramo ari umuntu wabaye flop bakoze cyane kaza kuba flop. Reka tumurekewe nta kibazo. Muri gatandatu munsi ya basket ku kibuga cya basket munsi gatoya. Witwa nde? Witwa nde? Aratubwira ntari. Nyine witwa nde? Nari ngeze ku wa mbere kabiri nashyiramo siko navuga Gasima gusara. Navuga abakinnyi b'Agasima gusa. Vuga batanu twe nitwakubwiye ngo tugishe. Oya wowe. Ariko nk'ijisho ry'umunyamakuru ntago nagira tolerance ngo nze kubogamira ku bijyanye n'ikipe yanjye. Reka ngaruke muri rubanda nta kibazo. Nashyiramo witwa Perefe ariko ndatekereza ko mwese muzi ko ari defender. Hari ba Perefe babiri. Ndavu Perefe kwa Manzi. Wa undi w'inzobe. Perefe uzo gukina football. Okay. Kindi cyamamare nemera bonke kora ku irembo. Nzi ko yemera abagabo b'Ijambo TV. Bonke ni sawa cyane. Okay. Nakomeza oya abumvugiye aho ngaho. Nakomeza maze kuvuga batatu. Batatu. Wa kane rero aza kuvuga abandi bajene. Yo mvuza abastari ngewe ntago mvuga ngo umustari icyazwiho. Undi mustari witeje imbere wavuye hasi. Sibyo? Bienvenue uramuzi? Curuza telefone. Curuza amatelefone hari azwi abastari. Ubu ngubu umukecuru niyo yaba ari umukecuru ukeneye kugura telefone mu nkambi aravati ngiye kwa Bienvenue. Aho yangiye ni wandi nashyize umustari. Muzahindura wenda urutonde rwanyu. Buriya mujene buriya erega njye aho ndi kubikomorera ndi kugira ngo umuntu uza gukurikirana ikiganiro yumve ko hari abivanye hasi bakagira aho bigeze. Sibyo? Uwanyuma rero nyuma ko ndi kumva ari benshi bari kubyiganara. Ntacyo bavugira hamwe bagonganya abo iyo cooperative. Hanyuma ko ariko reka wanyuma noneho mubahereze nawe umushyireho. Oya tumushire oya. Wanyuma. Mustari wanyuma ko ndi kumva ari kuza kungorara. Ya mustari wanyuma ni umwana witwa Edizo buranda mwemera. Mpamvu mwemera
mpamvu mwemera mu basitari ikigaragara cyo reka nkwereke Oya, wavuze reka nkufashe wavuze abantu wemera ntabwo wavuze abantu bazwi oya kumenywa ntabwo wavuze abantu bazwi umuntu reka ndakubwira icyazwiho nasanga muzi niyo reka nkubwire wenda niwe wabaye kapiteni w'agasima kagikorera aho bita ngo ni gisharabaga urahazi umuntu ari kunyarukora reka nkubwire hari n'umuntu utazi timu y'agasima ngo ni iyi hari n'umuntu utayizi ariko uyu munsi arayimenya reka nkubwire ka protocole kaba gakenewe hari ikibazo se mama nkubwire njye ngiye kukubwira abastari ngiye kuvuga byibuze kamvuga umwe urahita wumva ko azi umuntu wese uri kutureba hano wabaye mu nkambi ya Nyabiheke Sugira aramuzi urumva Sugira ikintu azwiho yakubitaga abana urumva yaribaga bakamufunga nyine yari umunyamanyanga azwiho ku bubandi oya ibyo nibyo ushaka kugira ngo unyuveho ariko ndagira ngo uhereze indi shusho y'abandi bantu ibyo nibyo ushaka kugira ngo unyuveho ariko ndagira ngo uhereze indi shusho y'abandi bantu hata wowe ntabwo yakubwiye ngo uvuga abo n'awazi yakubwiye niyo mpamvu njye naguhaye njye namuha abandi basitari ugomba kubanza ukabona nibo ntitwavuze ngo turi mu basitari ba Ruhago oya njye nageze hose bizinesi nagezemo Ruhago ngeramo ntose uragira basiketi ngemo vore ngemo ubundi reka nkubwire ikigaragara cyo wowe washatse kuvuga abantu wowe ufana cyangwa uzi nibo wambajije ari njye ndi kuvuga muri rusange inkambi yose ku buryo urumva uri kuvuga ngo Edizo hari umuntu uri udukurikiranye utazi Edizo kandi ngiye kumusobanurira Edizo uwo ari we urumva reka nkwereke umuntu wese uri hano uri kureba mvuze ngo Sugira ntawe utamuzi Sugira azwi kuki kuba dukurikiranye hari abatamuzi oya ndi kuvuga navuze mu nkambi bavuga icyamamare kandi icyamamare ni umuntu uzwi na bose nose ni gute umbwira ngo wowe utuye mu nkambi erega ntabwo ngiye ndi kubwira wenda bamazemo nk'imyaka myinshi batari mu nkambi ariko n'abari kuzibona urabona YouTube channel zirahari aya ma TV arahari ariko babona amakuru uri kumva yego shaka kugira ngo nkubwire ko rero ni gute defender azakagenda agatsinda ibitego sibyo umudefenseri wa mbere uri gutsinda ibitego ni gute uwo muntu atazwi ni gute atari icyamamare imbere y'abantu ahubwo reka nkwereke wowe abamarayika bakugezemo oya abamarayika nabo ngewe imibiri yacu imitima yacu abamarayika barindwi banywesha dore niyo mpamvu nkubwira ngo imitobe itera ishavu ikindi gatoba inda ntago cyane ku mitobe wapi cyakora kiyazi ku bantu bafana abamarayika ikigaragara cyo wowe ahubwo tuzagutumira tubwire amakuru y'umupira nta kibazo ngenda hari kuko urayaze kabisa ntiwasobanura match itari kuba nyine sa nk'uwogeza agasima n'inkambi n'ikipe y'inkambi kuko agasima urabazi nawe ukabarizwa uri umunyagasima agasima ndagafana kuko nawe agasima ni ikipe yanjye agasima ni abavandimwe banjye yego agasima mbese gasobanuye buri kimwe kuri njyewe cyangwa se utubwire line up y'agasima ni ikipe wenda n'ikipe y'inkambi ikipe y'inkambi rero urabona ko niba utanabazi reka banza wumve ntabwo ari uko utabamenya kundi urabona ko muno ibintu byose bisa nk'ibyateye imbere inkambi irimo ibice bibiri Kiryango irimo ibice bibiri hari abagiye batazi na Kiryango sibyo wabwira Kiryango nima yumve ubwo rero urumva ko ndamutse mabwiye ngo abakinnyi b'inkambi akumva ko katabazi urabazi ko hari abaturutse mu zindi nkambi byibuze bashimye ubushyitsi twasasiye bugari baryamye sibyo bashimye ubushyitsi nose abo bantu bava line-up y'abantu bashimye ubushyitsi urayifite tuzayikora ubutaha tuzayishyira ku bagabo b'Ijambo TV okay ngaho tubwire rero nje ibintu bijyanye n'umupira ntago nyambishobora cyane nyine simba nanabizi ariko watubwiye ko nyine wisanga muri sport cyane sibyo okay sanko tubwira nyine ose nushaka gukora umunota umwe agasima bagatsinda igitego kimwe oya gatsinde ntari agasima naho nakwemera ko nje
no kogeza umupira agasima kakaba katsindwa buriya birambangamira. Uzanare nk'abanyarwanda. Oya nge iki ni ikiganiro kandi turi kuvuga we nimva mutima y'umuntu. Ariko ngeyo ndi kogeza agasima mfite mike ndi niyo naba nigiye nyine nta wundi muntu uri buze kwamamarizamo. Marayika nabanza ngiye ngafata microphone yanjye nkayisetinga ku buryo ki ngomba kuyikoresha ninjye nyine kandi nkabisoza. Wenda mfite abandi bantu ndi buze kwamamariza mu mukino. Mfite abantu burankorana nabo, mfite benshi bari no muri Amerika, benshi bari mu Rwanda n'abandi bafite ibindi bikorwa ariko bakorera hano ariko baba hanze. Ariyo mpamvu nshaka kubwira wenda nk'abantu bari muri Amerika bashora imari no mu nkambi, sibyo? Oya ko karungo ni ayishore mu nkambi natwe turyeho baduha akazi, sibyo? Iyo bahaye umuvandimwe we Petit Frere akaza kwamamaza ibikorwa bye, inkambi yose ikaba yaje kuri stade yacu Gacucu cyangwa se arena yacu. Arena yacu yitwa ni arena yacu nyine. Arena yacu yitwa gute? Nyine oya nyine yitwa gute? Habaho BK Arena. Ni arena yacu. Arena ni arena yacu. Arena se ni. Uri kubyumva? Arena yacu. Arena niki? Ndamusubiza ngo iki umugabo adashaka kunyumva. Oya nshaka gusobanurire. Ijambo arena. Wize ubuvanga. Arena niki? Ako ndaza kukareba turagasubira mureka nze gukomeza. Okay dari. Komeza. Sorry gatoya nakubyo naje narwaye ariko nta gituma dakora ikiganiro. Zimwe y'abajiyara. Oya. Urumva sicyo nashaka. Kandi twatundi bambara gukinyuma agafunga. Cyo nashaka kubwira. Iterambere ryacu rizava kuri ngewe kuri wowe uzagera hanze mushora imari hani wacu, sibyo? Bayishore amwubakire business ayikore aguha akazi amakazi agahenuriya uze kwamamaza igiye kuri match iri kurebwa n'ibihumbi 200. Ndatekereza ko nta muntu wareka gukuramo isomo ryo kumva ngo kwa kana kahari iki, sibyo? Ngiye nibyo nkora nanjye ntago uzabizanamo gutyo nta radio ivuga nta mabuye birumvikana ko hazagurwa amabuye. Uri kumva? Ubwo rege waje kugura amabuye ni iterambere kuri ngewe. None se ucuruza amabuye noneho? Ucuruza amabuye ni gutyo. Ucuruza amabuye ariko nta ucuruza radio muri bo. Nubwo ncuva ucuruza amabuye nta ucuruza radio muri bo. Ariko ngenda bikora byose. Nari nyine ukubwira ati ngiye na setinze mike zanjye match ndayogeza 90 igatoboka n'ingiye nyine. Nta kibazo kandi. Kuko mbanzi ko bigomba kungaburira ngiye n'umuryango wanjye. Igihe nagiye mu kandi karaka aba nagira ikindi cyo mbona ku kwezi wenda sinze kubirindira. Ariko nk'inshuti n'abavandimwe bagira icyo bafasha umuntu ntago bacyanga, sibyo? Yego. Ntago bari buri gihe ko umuntu yagira please. Bavuze ko ufite mike nyine ntago wakogeza igitego cyo watsinze noza agasima. None we dufashe utwogereze akamacu mu munota umwe agasima gatsinda igitego kimwe. Ngahuze nihe kipe kubihuzaho biroroshye aho ngaho. Gahuze n'ikipe y'inkambi kayitsinda. Ko nubundi urwaye kuyitsinda ndabizi. Oya nose ntago ari ubwa mbere twe dutsinze inkambi. Abanyagasima ntago ari ubwa mbere batsinze inkambi cyo ntago ari gitangaza. Nose ubwo buri inkambi ni bande bavuga ngo wabanzamo. Cyakora wenda defender yabo urayivuga nundi bari kwicenga. Nashatse kukubwira rero. Haya! Goli ya kwanza timu ya Gasima ni vibaya kwa timu hivi ya Kempo yetu. Igitego cya mbere kimaze kwinjira cy'umukino. Ubusa ku kipe y'inkambi. Yako n'akantu gato gukora. Muri football. Defender yakumva ngo defenseur muri championnat ku mukino ugeze mu mikino 5 atsinze ibitego 3 bimwe 5 ari umudefenseri. Ni igitangaza rega. N'abareba ndi masoka yandi ni igitangaza. So kumukunda kundi ahubwo no gutsinda. Uramukunda pe. Afika ateye ubwoba. Uramukunda kabisa kandi ibyo biragaragara. Ese buriya ibintu ukora ntibisaba siporo yo gushaka igihaha. Birumvikana. Sina cyane ndi kumwe n'abamarayika rero ko nakubwiye ko ndeye imitima yawe. Mutima wanjye iyo kwamamaza bisaba ko ubanza kubona abamarayika. Oya kwamamaza ya nakazi. Kandi ngiyeyo aba ari akazi.
Mfata mixer nkayikoresha njyenyine ndetse na mic mba ni wenyine uba wijera bya nta kibazo kabisa. Mbikora neza. Tugana ku musozo rero. Tugana ku musozo. Ni ikihe kintu ubona ubura muri kariyeri yawe kugira ngo ube successful man? Njyewe ubwanjye ndi successful. Gusa icyo umbwira ngo icyo nabura umuntu abura byinshi. Naba ngiye kujya mu byifuzo. Sibyo? Nyine urabona kandi kwifuza kwanjye ndabura nakogeza match igaca online, sibyo? Nk'uko uri kubyumva nakogeza match igaca online, uri kure akaba yayireba, ariko nta bikoresho ndabona, sibyo? Nta bikoresho mfite. Nta n'undi muntu uranyegera mbwira ati ngiye mfite ibikoresho, reka dutange link match tuyicisha online, sibyo? Tubura ibintu byinshi rero hano mu nkambi nk'umugabo w'itangazamakuru, tubura microphone zabasha kuresisting umuyaga hejuru iriya, sinzi nimba abantu benshi barahazi ku kibuga. Match ya basket nayogeza, mfite ubushobozi bwo kogeza volley. Arumva ikira cya volley? Ikira? Wari wacyumva ko microphone? Uzumva amarobo rero. Nta kibazo. Kubagabo b'Ijambo TV mudutera inkunga tuzagura ibyo byose. Match zose zabaye tuzibaha 5 kuri 5, ama line up ndetse n'ibindi. Yego. Byose sound ziri kujyana n'igikorwa. Nicyo kintu twifuza. Ayi wacu nta gitangaza kirimo. Yego, rero tugana ku musozo. Soza abantu babiri b'inkora mutima zawe bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abantu babiri nta gitangaza. Nasuhuza inshuti yanjye Gakima. Nasuhuza Gakima aba muri Arizona. Ako Gakima. Oya Gakima araryemera pe. Gakende se we bite? Oya ibyo winyobye. Narukundo Nzovu atuye muri North Carolina. Okay. Nta bandi gusuhuza bandi bose Imana ibahereza umugisha. Reka dusoreze hano rero, reka dusoreze hano. Turagushimiye ku mwanya waduhaye kandi tugushimiye kuri umugabo. Sam urakoze cyane. Tugushimiye kuri umugabo w'Ijambo. Imana igumugisha. Imana umuntu w'umugabo. Sawa, Imana iduhana umugisha. Utanizere ko tuzabona. Oya ngenda hari kabisa. Sasa.